niba utarashaka ukarota amafaranga, waba uri umukobwa cyangwa se umusore cyangwa undi muntu wese utegereje urushako, nubona warose amafaranga menshi uzamenye ko muri iyo minsi urwo rukundo urimo ari urwanyarwo, cyangwa se ukaba ugiye no guhura n'umukunzi wa nyawe uzira uburyarya. Niba muri iyo minsi uzaba ufite umukunzi, uzamukomereho, uwazaba ari umukunzi wa nyawe, kandi n'uwo muzahura muri iyo minsi wararose izo nzozi z'amafaranga menshi, uzafata ukomeze, uwo ngo azaba ari umukunzi wa nyawe, azaba ari umukunzi uzira uburyarya, uzamugumeho, azaba ari umukunzi wa nyawe. Mwaramutse neza, mwiriwe, abandi muraho, yambi bitewe naho muherereye. Ikaze kuri Star 204 TV wahageze. Niba uri mushyashya akaba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe, banza urebe kwazogera hasi yawe ukore subscribe kugira ngo mu biganiro byacu tuzajye tukomeza tubane, kuko nta na rimwe uzahombera hano hantu. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro tudatinze cyo gusobanura inzozi. Uyu munsi turasobanura kurota ubona amafaranga mu buryo butandukanye. Kurota ubona amafaranga mu buryo butandukanye bisobanura iki? Ngwino egera hino tugusobanure izo nzozi wajya gurota z'amafaranga bikakuyobera. Ikintu cya mbere ni ukurota wahindutse umukire. Kurota wahindutse umukire ufite ibifaranga byinshi, ubona unezerewe, bisobanuye ko muri iyo minsi ugiye guhura n'ikintu cyiza, cyangwa se imigambi yawe wari umaze iminsi utekereza ugiye kuyigeraho. Mbese ugiye kugera ku ntsinzi mu buryo buri financial, mu buryo bw'amafaranga bugiye kugenda neza. Nurota ukabona uwarose wahindutse umukire unezerewe ufite amafaranga menshi, uzamenye ko imigambi yawe igiye kugerwaho. Ikintu cya kabiri, nurota urimo gutanga amafaranga. Kurota utanga amafaranga byo ni bibi cyane. Ni bibi kubera ko bisobanuye ko hari ibihombo ugiye guhura nabyo. Urumva urimo urayatanga, urimo kuyivanaho, ntabwo urimo kuyazigama. Icyo gihe uzamenye ko hari mu buryo bw'umutungo wawe bugiye guhungabana, cyangwa se ukaba wanayibwa, nyine hakazamo ibihombo mu buzima bwawe kuko warose urimo gutanga amafaranga. Icyo gihe uzabe maso kandi usenge kugira ngo ibyo bihombo Imana izabigukurireho. Hanyuma rero iyo utarakora ubukwe ukaba ukiri singo cyangwa se ukaba ukiri siribateri, waba uri umukobwa cyangwa umuhungu, ukabona urimo kurota amafaranga menshi cyane uyafite, bisobanuye ko urwo rukundo urimo muri iyo minsi ni urukundo rwa nyarwo. Uzafata ukomeze, fata ukomeze, uwo niwe mukunzi wawe, ntuzashakira ahandi. Cyangwa se niba utamufite ariko ukabona warose ayo mafaranga menshi, uzamenye ko ugiye guhura n'urukundo rwawe rwa nyarwo. Ubwo nimuhura ntuziraza Nyanza, uzafatiraho kuko azaba ari we rukundo ruzima ruzira uburyarya. Hanyuma kurota umuntu aguha amafaranga kandi wari uyakeneye cyane, bisobanuye ko uwo muntu agiye kugira umugisha, agiye kugira ubuzima bwiza. Uvuga ngo wowe warose umuntu aguha amafaranga kandi wari uyakeneye cyane, wenda ushaka gutekereza ko ari wowe bigiye kubaho, ariko ntabwo ari wowe, ahubwo uwo muntu wabiroteye warose aguha amafaranga niwe bigiye kugenda neza, niwe ugiye kubona amafaranga menshi, ubuzima bwe bugiye guhinduka, ibyo akora byose bimuhire. Hanyuma reka tujye kurota uhembwa. Kurota uhembwa bivuze ko ibintu byose uri gukora muri iyo minsi uzabibonera ingororano, cyangwa se uzabona inyungu zabyo, zaba nziza cyangwa mbi. Ni ukuvuga ngo usanzwe ukora n'ubundi usanzwe uhembwa, noneho ukarota urimo urahembwa, ukarota nyine ubona bari kuguhemba amafaranga. Muri iyo minsi uzamenye ko ibintu, imico uri kwitwara, uko uri kugenda, ibyo uri gukora, mbese investment uri gukora, umenye ko nyine mu minsi mike uzabona resulta zabyo, uzabona ibisubizo byabyo. Byaba bibi, niba uri gukora ibikorwa byiza uzayibonera ingororano, ariko niba uri no gukora ibibi nabwo ingaruka zabyo zizakugeraho. Ni ukuvuga ngo uri guhemberwa ibyo wakoze, nibyo uzaba urimo kurota, nicyo bizaba bisobanura. Hanyuma kurota utora amafaranga bisobanuye ko muri iyo minsi ushobora guhura n'ibibazo bikomeye. Kurota ukasanga amafaranga ari aho ngaho ukayatora, bisobanuye ko muri iyo minsi ushobora guhura n'ibihombo. Niba uri umucuruzi ukarota urimo gutora amafaranga, cyangwa hari izindi business wakoraga, umenye ko icyo gihe ni ukwitonda, ushobora guhura n'ibihombo kubera ko
urasa n'umuntu wakiriye ibintu by'ubusa. Kurota utora amafaranga ntago ari byiza, ntimuzabyishimire. Hanyuma kurota utora ikofi hanyuma ugasangamo amafaranga, bisobanuye kuzamurwa mu ntera. Niba wari umukozi cyangwa se n'ibindi bintu byose ukora bikwinjiriza amafaranga, ukarota ikofi wayifungura ugasangamo amafaranga, ibyo ngibyo bisobanuye ko ugiye kuzamurwa mu ntera ndetse ugiye guhirwa, ibintu uzakora byose bizakubera iby'umugisha. Ibyo rero bitandukanye na bya bindi twavuze mbere byo kurota utora amafaranga. Ayo mafaranga kurota uyatora atari mu ikofi, ukayasanga ahantu ukayatora, nibwo bizaba ari bibi, bizaba ari ibibazo. Ariko nuyatora ari mu ikofi hanyuma wafungura ukayasangamo, bizaba ari umugisha. Uzaba ugiye kuzamurwa mu ntera, cyangwa se niba hari business wakoraga bigende neza nurota watoye ikofi hanyuma ugasangamo amafaranga. Ushobora kurota kandi nk'umubosi wawe aguhereza ikofi, akayiguhereza mu biganza hanyuma wayifungura ugasangamo amafaranga, nabyo ni byiza. Ni byiza, uba ugiye kubona promotion mu kazi ukora, biba ari umugisha guhabwa na boss wawe ikofi hanyuma warebamo ugasanga harimo amafaranga. Ni ibintu byiza cyane nubirota, uzakomeza ubisengere kugira ngo umugisha wawe utaza kugucika. Hanyuma kurota utora ibiceri bisobanuye ko ugiye kurwara cyangwa se hagiye kukubaho indi nyatsi. Ibiceri turabizi ko ari amafaranga mato mu mafaranga yose. Iyo rero warose urimo gutora ibiceri, ni ukuvuga ngo ugiye kurwara uburwayi bukomeye buzakugezayo ndetse bugahungabanya n'uburyo bw'umutungo wawe. Ni inyatsi bikwinjiye, ni inyatsi biba yinjiye mu rugo. Ushobora kuba wakora accident ukamara igihe kinini urwaye, cyangwa se ukagira n'ubundi burwayi buzatuma uburyo bwawe bw'ubukungu buhungabana. Nurota rero urimo gutora ibiceri, uzasenge cyane usaba Imana ikuvanira iyo nyatsi imbere yawe, ikuvanireho ibyo bigeragezo biba bigiye kukwataka ndetse bikaba byahungabanya ubukungu bwawe. Hanyuma ushobora kurota utora inoti. Ukarota utora inoti hanyuma ukazibura, ugasanga ubuza amafaranga kandi wari wayarose. Ni ukuvuga ngo urayatoye hanyuma mu kanya gato urayabuze, ntumenya aho agiye, ntumenye ngo barayakwibye cyangwa se kandi wari wayatoye. Icyo gihe uzamenye ko hari umugisha ugiye kukuva mu biganza, hari umugisha wari ubonye ariko ntago umenya aho uciye. Uzamenye ko ushobora gutakaza ikintu cyawe cy'ingenzi, ushobora gutakaza umugisha cyangwa se akaba ari amahirwe yaraguteguriwe, yarari imbere yawe, ariko noneho ukaba aguciye mu myanya y'intoki, ntago umenye aho bigiye, ntumenye irengero. Hanyuma iyo uri umushomeri utagira akazi, utagira ikintu na kimwe kikwinjiriza amafaranga, ukarota ubona utora amafaranga, icyo gihe uri umushomeri nta kindi kintu wari ufite cyo gukora, ukabona urota utora amafaranga y'inoti, uzamenye ko ugiye kubona akazi kazajya kaguhemba nk'abandi bose buri kwezi, ukagira income, ukagira ibintu biyiza nyine. Niba wari umushomeri ariko icyo gihe bizaba ari byiza, kuko uzaba ugiye guhindurirwa amateka. Hanyuma kurota uha umwanzi wawe amafaranga, ukabona umuntu ntimujya imbizi, ntimunavugana, cyangwa se nyine n'umwanzi wawe mubiyiziranyeho, yaba wowe yaba we, ariko ukabona urose urimo kumuha amafaranga kandi akayemera akayakira, uzamenye ko wamurangije. Azaba yaciriye bugufi imbere yawe, bisobanuye ko uzaba wamunesheje, uzaba wamutsinze, kubera ko uzaba umufiteho ububasha. Niba wamuhaye ibintu akabyemera, ukabona urose urimo uramuha amafaranga akayemera kandi mwembi mubiziranyeho ko muri abanzi mudacana uwaka, uzamenye ko wamunesheje. Intsinzi zataha iwawe, uzaba ari wowe uhagaze ku ruhande rwiza rw'ubutsinzi. Hanyuma kurota wabuze amafaranga, ibyo ukora byose bikanga, ukabona rwose ahantu hose bagomba gukura amafaranga inzira zirasa n'izifunze, hahandi umuntu uba ubona
byanze. Nurota uri muri iyo situation uzamenye ko mu mibanire yawe n'abantu bo mu muryango itameze neza. Abantu bawe ba hafi, shaka kuba ari mu rugo rwawe niba wubatse, niba utarubaka n'ababyeyi bawe, n'abavandimwe, hari ikintu ububura cy'imibanire n'umuryango wawe. Icyo gihe uzabikosore, uhindure, ubanire neza umuryango wawe, kuko icyo gihe hazaba harimo icyuho mu mibanire yawe n'umuryango wawe. Uzabikosore, nubona warose izo nzozi ukabona mbese mu nzozi nta mafaranga ufite, imifuka irera, nta kintu kirimo, ukabona bije mu nzozi. Muri iyo minsi ukabona neza mu nzozi ukabona nta mafaranga, uzamenye ko mu buryo bw'imibanire yawe n'abantu ba hafi b'umuryango utababana. Uzahindure kugira ngo urusheho kubana n'abantu bawe amahoro. Hanyuma kurota uri kubura amafaranga wayataye cyangwa se ugashaka ahantu yashyize ukayabura, bisobanura ko mu minsi iri imbere uzahura n'ibibazo bikomeye. Ibyo bibazo nuhura nabyo uzabura ubufasha. Hahandi umuntu ajya ahura n'ikibazo ukabura n'umuntu n'umwe wagufasha. Ni ukuvuga ngo izo nzozi nuzirota uzamenye ko ugiye guhura n'ibibazo. Ibyo bibazo hakazabona n'umuntu n'umwe ugufasha, yaba inshuti yaba abavandimwe, bose bakakurebera mbese ukumirwa. Ni ukuvuga ngo nurota wari ufite amafaranga ariko ukabura hagiye, niba uyataye cyangwa se mbese imigendere yawe ntuyimenye, ntumenye ngo aratakaye cyangwa se ukabura aho uyashyize kandi wari uyafite. Izo nzozi nuzirota uzamenye ko ugiye guhura n'ibibazo bikomeye, kandi ibyo bibazo ukazabyirengera kuko nta muntu uzabigufashamo, yaba umuvandimwe yaba inshuti. Rero nubona urose izo nzozi uzarushaho gusenga cyane kugira ngo Imana ikurenze icyo gikombe. Mwakoze cyane rero, muri abantu beza, mukomeze mukore subscribe ku bashyashya, cyangwa se namwe inshuti zacu zakadasohoka dusanganwe mukore comment, mutubwire izindi nzozi mushaka ko tuzabasobanurira, ubundi Imana iduhana umugisha. Murakoze, bye.